Isura ya 82 yitiriwe ugusatagurika, yahishuriwe Maka, igizwe n'imirongo 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Idha as-samaa'u fatarat, igihe ikirere kizasatagurika. wa idha al-kawakibu intatharat, n'igihe inyenyeri zizanyanyagira. wa idha al-biharu fujjirat, n'igihe inyanja zizuzura amazi yaza akarenga inkombe. wa idha al-quburu bu'thirat, n'igihe imva zizabirindurwa zigakurwamo ibizirimo. alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, icyo gihe umuntu azamenya ibyo yakoze mbere n'ibyo yigijeyo ngo azaba abikora. ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, yewe muntu, ni iki cyaguteye kwirengagiza nyagasani wawe nyir'ubutagatifu? alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, we wakuremye akagutunganya ndetse akanaguha imiterere igukwiye. fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak, yaragutunganyije aguha ishusho ashaka. kalla bal tukadhibuna biddin, oya, nyamara muhakana umunsi w'ibihembo. wa inna alaykum lahafizin, ariko mu by'ukuri mufite ababagenzura, abamarayika babashinzwe. kiraman katibin, bubashywe kandi bandika ibikorwa byanyu byiza n'ibibi. ya'lamuna ma taf'alun, bazi ibyo mukora byose. innal abrara lafi na'im, mu by'ukuri abakora ibyiza bazaba mu munezero uhambaye. wa innal fujjara lafi jahim, naho abangizi bazaba mu muriro ugurumana. yaslawnaha yawma ad-din, bazawuhiramo ku munsi w'ibihembo. wama hum anha bighaibin, kandi ntibazigera bawuvamo. wama adraka ma yawmuddin, none se ni iki kizakumenyesha umunsi w'ibihembo? thumma ma adraka ma yawmuddin, byongeye ni iki kizakumenyesha umunsi w'ibihembo? yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah, ni umunsi umuntu atazagira icyo amarira undi, kandi kuri uwo munsi itegeko ryose rizaba ari irya Allah.